Muraho neza bakunzi bakarindwi zaduhana, nongeye kubaramutsa abasuhuje mbahaye ikaze muri iki gitondo. Mahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose, ndabasuhuje abakunzi bakarindwi mbahaye ikaze kurikirana kino kiganiro tugiye kugirana namwe. Bakunzi ba Niyo Ismael mbahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugirana namwe, bahaye ikaze muri uyu mwanya. By'umwihariko nitwa Karebu Zaduhana, by'umwihariko ndi umuhanzi wa gospel, ndirimbira Imana ku giti cyanjye. Nkaba rero mfite indirimbo zitandukanye, nkaba mfite indirimbo bita Urufatiro, nkaba mfite indirimbo bita Ndakuramya Mwami, nkaba mfite n'indi bita Ndagushima Mwami. Zose rero akaba ari indirimbo nabashije gukora. Muri izo ndirimbo rero nagiye mfatanya n'abahanzi batandukanye baramya indirimbo zo kuramya Imana. By'umwihariko nkaba ngenda nkora ibitaramo bitandukanye, nkaba ngenda mfashanya n'amakorali atandukanye mu buryo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza. Icyo nicyo nkora. Igitumye rero nza aha ngaha rero ni ukugira ngo tuganire, tubabwire ko kuba umuhanzi aririmba cyangwa se kubona umuhanzi ari kuririmba wenda yakoresha irindi jwi, umuhanzi uramya Imana, ntukavuge ngo ari kwiyemera cyangwa se ngo ushaka kwigaragaza, ahubwo aba ari kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere kure, kuko ubu butumwa nubwo abantu benshi babuvuga, abenshi bazabohoka, abenshi bakurikirane inzira yo gukurikira Imana. Ntukabone rero umuhanzi ari kuririmba uvuge ngo uriya ngo ariyemera. Ntago ari byo Satani hariya rero ni afatira abantu, we ugasanga ari kugukuramo impano wari ufite, ugasanga ari gushaka kukujyana ahandi hantu hatari heza. Ibyo ngibyo rero bakristo bavandimwe, abahanzi baramya indirimbo z'Imana, ibyo ngibyo mujye mubyikuramo. Ntago ari byiza kuba umuhanzi aririmba muvuge ngo ariyemera, cyangwa se muvuge ngo ashaka ngo hitinga ibiki byose. Ntago ibyo ngibyo ari byiza, ahubwo abaharanira ko ubutumwa bw'Imana bwagera kure, abantu benshi bakabohoka, kuko ibihugu byinshi abenshi ntago bazi Imana, kubera ko ntabwo bafite umuntu babwiriza. Bavutse ahantu, bavuka mu miryango itarigeze imenya Imana, bakomeza bajya mu byaha byabo, kubera ntabwo bigeze babona umuntu babwiriza inkuru nziza ngo babashe kubohoka. Rero bityo rero nimuve muri ubwo rujijo rero, mubashe gukurikira Imana. Mukoresha impano Imana yagiye ibaha. Harimo impano zo kubyinira Imana, harimo impano zo kuririmba, harimo impano zo kwigisha ijambo ry'Imana, ndetse harimo n'abafite impano zo gufasha abakene no gutanga amaturo, ibishikanwa. Ibyo byose rero, izo mpano zose mubashe kuzigaragaza, muzigaragaze hose. Ni bityo rero abantu benshi bazabohoka, kuko bazaba babwirijwe mu butumwa bwiza, nk'uko tubisanga mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 8, ngo ntimwiringire ubutumwa bw'inzaduka bw'iki gihe buriho iki gihe, ahubwo umutima wanyu nushikamize ku Mana. Ijambo ribarimo murihamye, murivuge. Ijambo ribarimo muri mwebwe n'umutima wanyu aba ari ubabera umuhamya uguhamya Imana. Ahubwo nimureke guhanga amaso kw'ibyo ngibyo bitavuga Imana, muhange amaso ku mutima wanyu, kuko umwuka wera akorera no mu mutima w'umuntu. Ibyo ngibyo rero nibyo bizabasha kubagaragaza, cyangwa se bikabasha kunyerekeza ku Mana mutagiye muri ubwo buryo. Kugira ngo iryo jambo riri mu Baheburayo, niba mufite aho mwarisoma mukabasha kubyumva, mukarisobanukirwa neza, kuko benshi muri bo ntabwo basobanukiwe ibyo ari byo, ntabwo bari kumenya ibyo ari byo. Ariko impamvu
ni Imana iri kwikorera ikivugira. Icyo rero bantu rero nimureke gusebya umurimo w'Imana, ahubwo mwebwe nimutuze gusa umutima ikibarimo muri mwe mukomeze muhamye Imana, mureke kumva ko abantu bari guta umwanya wabo gusa, kuko ibi ngibi bakora bitanga, igihe kizageraho Imana ibagororere, ibicaze ku ntebe y'icyubahiro, kugira ngo ikintu nyamukuru nyirizina ni ukugira umutima ukiranukira Imana, umutima ubuhokera Imana, gukurikiza amategeko y'Imana nk'uko ari, wamara kuyakurikiza ibindi byose bikaza hanyuma. Ngira ngo ibya mbere bibanza kuza tukizera Imana, twamara kwizera Imana tukizera Imana Data wa twese n'Imana Mwuka Wera, Imana yerekanye ubutatu butagatifu, hasigaye hanyuma ibindi byose dukora tukabikora twamaze gukiranuka. Icyo ngicyo nicyo Imana ishaka. Ntabwo Imana ibishaka abantu batuka Umwuka Wera, nk'uko nabigarutseho. Icyo kintu cyane gikomeje, ntabwo gishimisha Imana, kibabaza Imana cyane. Yemwe bakristo, niwumva iryo jambo rigucitse, urumva aho uri hose uzasaba Imana imbabazi rigucitse. Kuba umuhanzi ari kuririmba cyangwa se kuba umwigisha w'Imana ari kwigisha, uvuge ngo ngari guta umwanya ku busa, cyangwa se ngo uvuge ngo ni ukwiyemera, ngo ni ukwigaragaza. Hoya, ntabwo ari ukwigaragaza, ahubwo ni ukugira ngo na wa muntu urimo utarabohoka abashe kubohoka. Kugira ngo kandi murabizi n'umuntu ufite impano buriya ntabwo kuyicarana ntabwo biba byoroshye, kumubona afite impano aba yumva. Ndetse nk'urugero nkanjye ndi umuhanzi uririmbira Imana, hari nk'igihe bantumira ahantu wenda nkababaza ati se mufite itike muri bumfashishe wenda rikabasha kuba ryangeza nk'aha ngaha mu muhanda nkaba nareba neza. Bityo rero hari igihe bakubwira ati ntako duhagaze, ntako turi. Nawe rero iki ni igihe cyo kuba gushyigikira ubutumwa bw'Imana mu bugere kure, ushobora gukoresha n'amafaranga yawe. Ntabwo burya rero iyo witanze ntabwo uba ukoreye ubusa, ahubwo uba ukoze cya gikorwa uzasanga ejo imbere Imana ikazamugirira, ikazaguhembera. Rero nimukomeze rero kubikurikiza, kugira ngo izi mpanuro muzishyire mu bikorwa. Ntuzongere kumva ngo umuhana araririmbye ngo ari guta umwanya we ku busa, cyangwa se n'umwamba kumubera, cyangwa se wenda niba aririmbiye ahantu wenda agiye nk'ahantu hatariho, agiye muri ritimi itariyo, ntabwo ari igihe cyo kumuseka, ahubwo ni igihe cyo kumwegera, mukamushyigikira, mukamufasha, ndetse akaba yabasha kugera aho yigeza, akaba umutima we wabasha kunezerwa. Ntabwo ari igihe cyo kumuba kure, ahubwo ni igihe cyo kumwegera, mukabasha kumva ubutumwa bwiwe, mukabasha kumva ibyifuzo byiwe, ndetse mwaba ngombwa mukanamushyigikira, mukamufasha mu byo adafite mu bushobozi, kuko nawe buriya aba yumva muri we hari icyo abuze, abangamiwe. Wamufasha, ndetse twafashanya, kuko umurimo w'Imana ntabwo ari ukuvuga ati njye ngifashe njyenyine n'akana ushoboye kumufasha. Niba ubona umuhanzi wenda hari aho ubutumwa bwe butabasha kugera, iki ni igihe cyo kumufasha, ukamutumira ati njye ndifuza ko tuzakorana indirimbo, ndifuza ko tuzakorana repetisiyo, tukaririmbana. Ibyo ngibyo cyane biramunezeza cyane, kandi akumva arishimye, akumva nawe hari indi ntera yindi agezeho. Ntabwo ari igihe cyo kumuseka, ahubwo ni igihe cyo kumuha ubufasha, ukamufasha. Niba hari nk'ahantu ufite ugiye kuririmbira ahantu, ukaba wamubwira ati reka tujyane nguherekeze, ndetse nushaka fasha kino uzamfashe igikapu cyanjye nzaba mfite. Niba ujya rero byamunezeza cyane, bituma bimugaragariza yuko kanaka ari hafi kuri we, ko atamutereranye. Ni mubimenye rero, icyo kintu mukimenye kandi mukizirikane. mufashanye amakorari. Niba se muririmbana n'umuntu muri korari imwe, ntabwo ari igihe cyo kumwanga, ahubwo ni igihe cyo kumwegera mwese mugakorana,
mukabasha kugira aho muva naho wigeza, cyane cyane burya iyo ufite abantu uririmba ufite abantu mukundana n'abantu biba byiza cyane kurushaho. Ibyo bintu rero mubikurikize byagenda neza.